Bigora benshi kwiga imico mishya ndetse ugasanga ni umwitozo ugera hagati ukananira benshi. Muri iki kiganiro turakubwira ku ngingo yitwa self discipline, ingingo y'ingenzi kandi y'inkingi ya mwamba mu kwiga imico mishya ndetse n'uburyo ushobora kuyikoresha mu kwiga ikintu no kwitoza ikintu cyose waba wifuza kugeraho gishya mu buzima. Ushobora kuba wifuza kwihingamo umuco wo gusenga, wo kubyuka kare se, wo kwimenyereza kwiga no gusoma ibitabo, wo kwiyungura ubumenyi butandukanye, cyangwa ukaba ushaka kugabanya ibiro. Ikintu cya mbere wifashisha ni ingingo yitwa discipline. Self discipline ni ingingo yanditsweho n'abahanga batandukanye, cyane cyane abandika ku ngingo zitandukanye zivuga ku cyitwa personal development cyangwa personal growth. Ugereranyije ni nko gukura kwa muntu bushyashya ariko agendeye ku bintu ndetse n'imico mishya yitoza muri we. Ibi byose bigahuriza kuko umuntu aba yifuza guhinduka, akiga ibintu bishya abona bimufitiye akamaro ariko bijyanye n'imyitwarire ye. Burya imyitwarire ya muntu niyo ishobora kugena byinshi, ikamugeza kuri byinshi ndetse igatuma abasha no kuronka byinshi yifuza mu buzima bwe. Imyitwarire ya muntu niyo ihuzwa na self discipline, aho umuntu abasha kwishyira ku murongo, akikontorora ndetse akajyanisha ugushaka kwe n'ibitekerezo bye, uko we yifuza cyangwa uko yifuza kwitwara n'uburyo agaragara mu muryango rusange, navuga muri sosiyete hanze abamubona. Self discipline ni ikintu kigora benshi kukiga ndetse no kucyitoza, ariko burya ni ikintu kiguha intsinzi nziza kandi kuryoheye iyo wabashije kukimastaringa. Ndaguha urugero rworoshye. Tuvuge umuntu ashaka kwimenyereza kuzajya abyuka saa 12:30 kugira ngo atangire akazi, kandi wenda yaramenyereye kubyuka saa 2. Arabikora bwa mbere rwose bikamunanira, bwa kabiri akabikora bikamunanira, ariko bwa gatatu yabikora kumva yanacitse intege, akumva yacitse intege atazongera kubigerageza. Ariko iyo akomeje gukomeza umutsi ndetse akabikora consistently mu buryo butagabanuka kandi budahindagurika, ahubwo wa muco ugashaka kuwihingamo bushyashya, bigufasha kwimenyereza wa muco ugasasanga wabaye nk'igice cy'ubuzima bwawe. Kubyuka saa 12:30 ugasanga ni ibintu bikoroheye nta n'icyo bisaba kuri wowe. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko umuntu kugira ngo yige imico mishya bimusaba kubikora byibuze iminsi 20 yikurikiranye. Tuvuge niba wifuza kuzajya ubyuka buri gitondo ukora siporo, icyo gihe bisaba kugira ngo ubyuke byibuze iminsi 20 yikurikiranya udasibiye ukora ya siporo. Ku munsi wa 21 nibwo utangira kumva umusaruro ndetse no kumva umusaruro neza yuko wimenyereje neza, aho ubyuka cyangwa ujya gukora ya siporo ntaguhatiriza ndetse wumva umutima wawe wirekuye bishaka. Ibi byanditswe ndetse binavugwa n'umuhanga bita Ellen Nightingale. Ugiye kuri internet wamubona yanditse n'ibitabo bitandukanye nka Read the Feed ndetse n'ibindi. Akaba yari umuntu wigishaga ibintu nawe bita personal growth. Yavuze uburyo ki iminsi 20 ushobora kwifashisha mu buzima bwawe kuri buri kintu cyose wifuza guhindura mu buzima bwawe cyangwa kunoza. Twatanze urugero ku muntu wifuza kwimenyereza gusoma ibitabo kenshi ndetse kwimenyereza umuco wo gusoma. Iyo afashe akiha umwitozo wo gukora icyo kintu byibuze inshuro 20 zikurikiranya, ariko izo nshuro zidakorewe umunsi umwe, ahubwo akavuga ngo buri munsi mfite isaha yo gusoma, agahera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, agakomeza ya minsi 20 akayigeza. Wa muco y'iminsi 20 ishize byagaragaye ko wa muco uba warihinze muri we ndetse akaba atari ibintu abasha kugerageza no guhata muri we, ahubwo bigasanga byabaye nk'igice cy'ubuzima bwe, ari ibintu akora rutinoma ku buryo bimworohera igihe cyose gukora wa mwitozo, akaba yafata ya saha yimenyereje yo gusoma. Burya imico myiza biragorana ko yiga kurusha imico mibi. Imico mibi iminsi 5 ikurikiranye ukora ikintu cya kindi twakwita nk'umuco mubi ugayitse, ariko abantu bakora ukumva baryoheye, cyane cyane aha twavuga nk'ubusambanyi,
abakora ibikorwa bibi byo gukinisha n'ibindi, kubikora igihe gitoya birashoboka ko byahita bikubata bikaguherana. Burya no kunywa ibiyobyabwenge bibata umuntu vuba, ariko kwiga umuco mushya byo biragorana, ndetse niyo mpamvu byo bitwara n'igihe kirekire kigera ku minsi 20. Kandi iyo wamaze kwinjiramo wa muco mwiza, buriya ubaye igice cy'ubuzima bwawe urabukomeza rwose nta kabuza. Burya mu buzima nta muntu utagira ikintu aba yumva ko agomba kwivugururaho cyangwa umuco mushya agomba kwiga bitewe n'icyo yifuza kugeraho, ndetse burya bitewe n'impinduka y'isi. Urabona muri iki gihe ikintu bita amakuru ni ikintu abantu bose bakeneye, kandi buriya ntabasha kugera ku ntsinzi no ku kindi kintu cyose duhora tuvuga cy'iterambere utabashije kugira amakuru ahagije. Abantu rero buri wese aba akwiye kwihingamo umuco wo gushaka amakuru, yashaka kuri interineti, yashaka mu binyamakuru bitandukanye, yashaka n'ahandi hose hashoboka, haba mu bitabo, ariko agashaka amakuru yamufasha kwivugurura no kuba umuntu mushya, ndetse no gutera imbere mu byo yifuza kugeraho. Uwo muco wo gushaka amakuru rero burya nawo ni umuco ukwiye kwiga bitewe n'igihe cyahindutse. Burya umukino muntu kugira ngo tubeho, tubashe gukura, tubeho, dusaze, dukure, nuko burya duhora duhindagurika kandi twiga ibintu bishya, kandi bya bindi tukabikoresha mu buzima bwa buri munsi, ari nabyo bitugirira akamaro. Kandi nkubwire nti nkwibutse gukora subscribe kuri iyi channel Kanguka Official, ukandi no kunzogera kugira ngo utuvideo twacu uzajya utubona mu ba mbere. Ciao. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzatugisha byinshi ku bijyanye n'ubuzima, tugasesengura amateka, tukagusomera ibitabo, incamake y'ibitabo, ndetse na byinshi. Uzaryoherwa n'ibiganiro byacu.